ariko reka nkubaza akabazo mwana. Baza ndakumva usibye kubura ikigoryi hari ikindi kintu ushoboye ubwo kigashi. Nako kana k'Imana ndakubajije ngo usibye kubura ikigoryi hari ikindi kintu ushoboye. Ikindi nshoboye no kurera aba bana n'ubumuga bwo mu mutwe. Urugero ntawe ushatse kuvuga ko nuzuye wese ko warushatse kuvuga ko ndi ikigoryi n'ubundi uri cyo. Ibyo nabyo ni bimwe mu bintu biranga abantu batuzuye. Ese uri nihe mpamvu iri gutuma unyita ikigoryi? Nyine njyewe ikibazo mfite kandi uramutse ugikemuye twata ducana waka vumvura se vuba dore amasaha yagiye wayakurikiye se. Ese urambwira icyo unshakira cyangwa nigendera? Kuba nk'iwacu mu cyaro umbwira ngo ugiye kunzana i Kigali umucakira akazi unzasubire mu wacu mu cyaro ngo nubaka amataje nkaba ndi kuburara bite ibyiza mani twesteriyo nsubiza musubize iki harya none se mani usigaye wikinisha none se gute wambwanga akanya ibintu maze kukubwira ubyibagirwa ariko kwibagirwa ni bisanzwe ku muntu wari we wese ahubwo wevuga ngo kwikinisha ni ibintu bisanzwe kuri wowe. Reka dukomeze. Mbere na mbere sinjye umuntu wagukuye mu cyaro ngiye gusugukuru wabyaye umusaza nawe akambyara nkangiye kumubyara kuzukuru akaba ari ko kuzukuza ko umusaza niko sha wowe umushinyaguzi nakuri umwicanyi niko se umuhungu wa Satani nako uri ikegera cye cyangwa ni wowe rusoferi ubwo ntago ari wowe wanzanye Kigali ndavuze ngo sinigeze nkukuri wanyu hariya se urahamagaye mama nibereye mu cyaro ututi Kigali haba amafaranga gahubwo gira vuba uzane n'umuhungu wawe asafashe kuyayora ubwo nawe uburaje nk'iyagatera ngo pa cyane rwose bansize ibijumba n'amateke nabonaga ntiriwe nduha iki Kigali w'iwabo w'ifiriti n'inyama ndetse n'agaceri kandi byose ni wowe wabiteye uri kumbwira ngo uzanyitaho ariko se mese turetse kugorana kukwitaho birenze kuko hawe uryama ni ibi naho ibintunga reka ye barakubyaye ngo nkurere ngibo nkoreye none se iyo bavuze ngo Kigali si Kigoma uhe wumva iki ntabyo nzi baba bashatse kuvuga ngo urakaza neza muri Kigali gusaba kubyuka kare ukaryama utinze cyakoze wenda hari igihe ugira Imana ukabona izo sensa zawe ugakubitamo denjiga ya dese n'ibishyimbo bya truwasa umunsi wawe ukabura abana ahubwo si iyo denjiga wayinzaniye ariko uzi kusetsa nakubwiye ngo niyo denjiga kuyibona ni hamana none se reka nkubaza ubu ngubu tuzongera kubaho gute kandi ku kazi wakoraga bakwirukanye nanjye kandi ukaba ari uko kibara ubukeye da inzarira akakurya basi uri kumwe n'umuntu ufite mu mutwe ushatse kuvuga iki nshatse kuvuga ngo inzarira ikonjya nicaranye n'idebete no kumfasha gutekereza ahantu twabona amafaranga bajya barawukeye gakererwa ugiye gufata ibiryo by'imfashanyo bibaze ko ntari gutekereza kubera inzara mfite mani nanjye ndi kumva ibintu yanjye iri kumanyagurika nk'ibimanyu bya biswi aho ngaho nawe urakabije mani nibyo Imana y'u Rwanda yose ntabyo kurya ifite ngo nirire cha wowe mese mukanya urampfira mu maso ahubwo ukomeza umvugisha ntaza kugenda gake gake bikarangira napfuye ubu se ndakuganiriza ikira ese urabizi ko umutinganyi ngo inde umutinganyi ugiye kuba wese tuze nyine nkubwire umutinganyi ashobora gukora 500 mu ijoro rimwe sinkeneye gupfa bantinga rero ese ko ni kugutira story kugira ngo utaza gusinzira ukahita upfa gutyo gusa hari ikindi ariko mani nibutse ko Serge ndemo amafaranga 500 kajye kumureba yampereza guruka rero napira ahangaha umutinganyi ashobora gukora 500 mu ijoro rimwe. A few moments later. Imana y'u Rwanda ndarota cyangwa ziri biki wambaye sombwe ko abatinganye bakora 500 mu ijoro rimwe nanjye ngiye kuyacyura nyine umushu gashishuka umunwa ahubwo nawe nimba witeguye nimo hagarara ngaha tugende bira bigabo bitwihira amafaranga zahabwa umwuka wera n'amasakaramentu hana gahunda y'umugabo mu ntuza yanjye.